Niba uri kwibaza ikintu wakoresha kugira ngo uhumuze muri salo yawe, kugira ngo uhumuze intebe, kugira ngo uhumuze amarido, iyi video ni yawe kuko ngiye kubikwereka ibintu byagufasha ugahumuza mu nzu. Ikaze ku Mubyeyi Magazine. Niba uri mushya hano tuguhaye ikaze, njye Nibahizi Umutesi Lydia. Niba utarakora subscribe hikore nonaha kugira ngo tugumane ku Mubyeyi Magazine. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe uko wahumuza mu nzu muri salo yawe. Umva ukumva harahumura, ukinjiramo kumva urishimye, mbese ibintu byagufasha kugira ngo uhumuze mu nzu yawe. Twihuse rero ngiye kukwereka air freshener wakoresha ugahumuza mu nzu yawe, ugahumuza amarido, ugahumuza intebe, ugahumuza tapi. Mu rugo akaba ari hahantu utaha wihuta ngo ugere, akaba ari hahantu wumva waguma. Air freshener ya mbere rero ngiyi ni Magic of Beauty, akaba ari air freshener nziza cyane itinda mu nzu, ihumuza. Umva ndakubwiza ukuri ko irakora cyane, ni insirimu, ntabwo imena umutwe, wumva ko mu nzu harimo amahoro n'ibyishimo. Ntabwo ari iyi gusa rero dufite wakoresha, dufite n'iyindi yitwa Queen, nayo ni air freshener nziza cyane ihumura bisirimutse bitarimo ubujiji, yindi umva ukoresha uri guhumuza iwawe. Rero niba wajyaga wumva mu nzu hahumura amata, hahumura igikoma, cyangwa se ukabona mu ntebe zawe harasa nabi, ntago hasa neza, wenda kubera abana cyangwa se n'isuku yaho ititabwaho, hanagura intebe zawe hanyuma nurangiza uzihumuze ukoresheje izi air freshener. Ikindi kandi nuko wanazikoresha uhumuza amarido yawe, ugasprayingaho mu nzu, haba hari guhumura cyane. Si ibyo gusa rero byadufasha kugira ngo duhumuze intebe zacu ndetse n'amarido. Hano mbafitiye iyindi fabric softener kuva ikozwe muri lavender, akaba ari ikiro, ni ikiro, irabikika neza, irasukika neza, ushobora kuyikoresha rwose uri kujera ku buryo yamara igihe. Iyi rero uyikoresha uri kunyuguza imyenda yawe, amashuka, amayiswime, imyenda y'intebe, amarido, mbese hagahumura neza cyane. Iyi rero fabric softener ya lavender wayisanga muri Mike shop yacu, iherereye muri Mike shop yacu yitwa Let's Shine. Karibu cyane. Ikindi rero hari igihe usanga mu nzu hadahumura, hatameze neza, ariko ni byiza yuko uhahanagura ukoresheje desinfectant nziza cyane. Hano tukaba tuyifite. Iyi ngiyi yica amabacteri, yica amavirusi, ni nziza ahantu ho gutegurirwa ibiribwa, haba mu gikoni, mbese ahantu hose utegurira ikintu cyo kurya. Rero nanone ushobora kuyikoresha uri guhanagura ku meza, ku kabati, mbese ahantu hose ushobora gutereka ikintu cyo kurya, cyangwa se ahantu hose hakeneye isuku. Rero iyi uyikoresha akenshi bwa buzizi twadusimba tuza twitumira uko tubonye, ntago twongera kugaruka. Yoroshye kuyikoresha, urasprayinga ubundi ugahanagura, ugacishaho agatambaro, ikora neza isuku cyane cyane. Hehe no kurwara za ndwara ziterwa n'umwanda. Hanyuma mbafitiye iyindi nanone wakoresha ubwoko butandukanye. Hano mbafitiye iyindi desinfectant, ni all purpose cleaner, ushobora gukoresha waba urimo gukoropa, waba uri guhanagura, waba mbese ahantu hose ukeneye kudesinfecta, gukura imyanda yose, wakoresha iyi. Rero urayifata, iyi irimo ka lemon, urayifata ukayishyira mu mazi ugiye gukoresha, hanyuma ugakoresha akagatambaro kawe cyangwa se akadeyi ahantu hose ushaka kugira isuku. Rero izi product zose naberetse mwazisanga muri Let's Shine shop, iherereye muri Mike, umuryango A25 muri basement. Akoresha ahantu hahumura
nicano humura kwe kunateye mu marido nateye mu ntebe umva harahumura cyane nawe rero ndabikwifuriza rero duharanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza twita ku buryo iwacu hahumura twita ku buryo inzu zacu zihumura n'abari yanzu winjiramo kumva harimo amazi torosho adahumura neza za ntebe ukumva ntizihumura neza ukumva hari ahantu hamenetse amata hari ahantu hamenetse isosi mbese winjiye mu nzu ukumva nta odeur nziza irimo kuhatinda biba bigoranye rero ntibizakubeho ariko niba utarakora subscribe ku Mubyeyi Magazine uyikore ukore like ukore share hanyuma tugumane ku Mubyeyi Magazine mumbwe niba mushaka izindi video z'amasuku yo mu nzu hanyuma dukomerezeho murakoze cyane rero nawe utaha bye.